Ubu butumwa bubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese watanze umwana wawe Yesu KRISTO, ndetse no kuri Yesu KRISTO witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Icyigisho cya 311 turi kwiga ku butumwa bwiza bwa Yesu KRISTO. Reka dusenge. Turagushimiye Mana Data wa twese, dushyize hejuru izina ryawe. Urera Mana kandi urakiranuka, ufite imbaraga nyinshi kandi urakomeye. Izina ryawe niryubahwe. Haleluya. Ubwami bwawe gusa aba ari bwo buza, ibyo ushaka gusa aba ari byo bibaho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Mu izina rya Yesu KRISTO turasenga cyane ngo tugiye kumva ijambo ryawe, ukore ku munwa w'uvuga, ukore ku matwi yumva, ukore ku maso y'uwumva ureba. Mu izina rya Yesu turasenga cyane ngo Uwiteka mwe Mana ishobora byose, ukore ku mitima yacu Uwiteka, ukore no ku bitekerezo byacu, kugira ngo ibiturimo byose mwe Mana bifugukire kwakira ijambo ryawe, kugira ngo duhindurwe n'ijambo ryawe, kugira ngo tugende ku ijambo ryawe ritubwira. Turasenga kugira ngo tuyoborwe na Mwuka wawe wera mwe Mana, tutiyobora. Mu izina rya Yesu KRISTO turakwinze cyane ngo twigishe kumvira Umwuka wera muri byose. Mu izina rya Yesu KRISTO uhimbarizwe kugira neza kwawe, uhimbarizwe imbabazi zawe, uhimbarizwe urukundo rwawe. Ni mu izina rya Yesu KRISTO dusenze twizeye, urakoze, uhabwe icyubahiro Data wera. Amen. Turasoma uyu munsi muri Matayo ibice 26 umurongo wa 51 kuza ku 54. Bibiliya iravuga ngo umwe muri abo bari kumwe na Yesu arambura ukuboko, akura inkota ye, ayikubita umugaragu w'umutambyi mukuru, amuca ugutwi. Maze Yesu aramubwira ati, subiza inkota yawe mu rwubati rwayo, kuko abatwara inkota bose bazicwa n'inkota. Mbese bibwira yuko ntabasha gusaba Data akanyoherereza abamarayika, none abasaga legiyoni 12? Ariko noneho rero bibaye bityo, ibyanditswe byasohora bite? Kandi ariko bikwiye kuba. Ibyo biri muri Matayo ibice 26 umurongo wa 51 kuza ku 54. Ntugakoresha imbaraga z'isi mu butumwa bwiza. Guhera mu nyigisho ze za mbere, KRISTO ntabwo yigeze agaragaza inyota y'ubutegetsi, gushimwa n'abantu cyangwa kwemerwa nabo. Yari azi uwo ari we, kandi ibyo abantu bamutekerezagaho ntabwo yabihaga agaciro kenshi. Ngiyi impamvu atagaragaye ashaka kunezeza abantu cyangwa kunezeza abayobozi babo, ahubwo yari arangamiye kunezeza se. Iyi kandi ni nayo mpamvu yabwiye abigishwa be ko kunezerwa ubwo bazarenganywa bazira izina rye. Ibi muri Matayo ibice 5 umurongo wa 11 kuza ku 12, aho Bibiliya itubwira ngo namwe muzahirwa ubwo bazabakubita bakabarenganya, bakababeshyera ibibi byinshi babampora. Muzanezerwe muzishime cyane, kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere. Ibyo biri muri Matayo ibice 5 umurongo wa 11 kuza ku 12. Ikibabaje muri iyi minsi, tubona amatorero menshi yifuza kugira imbaraga za politike mu isi. Bamwe bakifuza kubarwa mu bakomeye bo muri yo, kandi ibyo bihabanye cyane intego y'ubutumwa bwiza. Icyakora ibyo ntibivuze ko umukristo ataba umuyobozi cyangwa ko umuyobozi atakizwa, ahubwo bivuze ko uwo atagomba gukoresha imbaraga ze za politike mu murimo w'Imana, ngo ahatire abantu kwemera Imana ibyo yemera kuko we akomeye. Oya, ubutumwa bwiza bubwizwa mu mahoro. Umuntu yabwanze uramureka, umuntu yabwemeye uramumuhereza. Niko ijambo ry'Imana rimeze. Ndibuka inshuro imwe Yesu yagiye kubwiriza mu mudugudu umwe, abantu baramwirukana, aragiye. Nako si mu mudugudu umwe, mu midugudu myinshi Yesu yagiye kubwirizamo, ababwira ngo ntitugushaka akagenda. Imana ishimwe. Kubera iki? Kubera yuko iteka ryose ubutumwa bwiza ntabwo buhatirwa. Imana ntabwo ihatira umuntu kuyizera. Imana ahubwo iguhereza ubutumwa bwiza, hanyuma wowe wakwemera ugakurikira. Imana ishimwe cyane. Turaba KRISTO mu isi si wacu. Niyo mpamvu umwami atigeze akoresha itorero rye kurwanya ubwami bw'isi cyangwa rikoresha mu mpinduramatwara, ahubwo yasigiye itorero rye itegeko ry'urukundo, kugira ngo duhinduze isi urukundo. Niho yavuze ngo bazamenya ko muri abigishwa banjye nimukundana nk'uko nabakunze. Nta muntu Yesu yigeze yica, ntawe yavumye, ntawe yangaga, nta shyaka yabagamo. Yamamazaga gusa inkuru nziza y'agakiza mu guca bugufi kose. Ngurwo urugero dukwiriye kugenderaho. Ntawe duhatira kwemera KRISTO. Ntabwo twifuza imbaraga zo mu isi ngo dutsikamira abatwanga, ahubwo duhagararana n'ukuri, duhagarara mu butumwa bwiza twicisha bugufi munsi y'ubushobozi bw'Imana ishobora byose, tukabwiriza ubutumwa bwiza ku neza kandi mu guca bugufi no mu kwizera. Uwiteka rero aguha umugisha. Reka dusenge.
turagushimiye data wera, turaguhimbaje. Izina ryawe ryonyine aba ariryo ryubahwa, ubwami bwawe gusa aba aribwo buza, ibyo ushaka gusa aribyo bitubaho mu isi nk'uko bitubaho mu ijuru. Mu izina rya Yesu turasenga, Uwiteka Mana data wa twese, kugira ngo mwaye Mana uduhe imitima ica bugufi kandi ishaka ubwami bwawe no gukiranuka kwawe, aho gushaka icyubahiro cyo mu isi. Turasenga cyane ngo Uwiteka mwaye Mana ibyiza bituruka mu ijuru aribyo dushaka. Haleluya. Turangamire ibiri mu ijuru Kristo ari, aho ngaho kandi akaba ariho wowe Kristo ari wazava ari we mukiza wacu. Turasenga cyane ibyo aribyo twifuza, ibyo aribyo duharanira, ibyo aribyo dushimikira. Urakoze kumvishe gusenga kwacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro, izina ryawe rishyirwe hejuru, twise kuyoborwa n'umwuka wawe wera muri byose. Uwiteka mwaye Mana igira neza, umwuka wawe wera tuyobore kandi twumvire ijwi rye. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, urakoze data wera, amen. Isezerano ry'umunsi twarisanga muri Yohana wa mbere ibice 2:16 kugeza ku 17. Yaravuga ngo kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri, ari n'irari ry'amaso, cyangwa kwibona ku by'ubugingo bidaturuka kuri data wa twese, ahubwo bituruka mu isi, kandi isi irashara no kwifuza kwayo, ariko ukora ibyo Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Ibyo biri muri Yohana wa mbere ibice 2:16 kugeza ku 17. Imana ishimwe. Uwiteka aguha umugisha wo kwifatanya natwe, Uwiteka aguha umugisha wo kumvira ijambo ry'Imana, Uwiteka aguha umugisha mu izina rya Yesu wo gutegera amatwi ijambo ry'Imana. Ndakwingira ku Mana ngo Uwiteka kuzuze umwuka wera, ndakwingira ku Uwiteka ngo Uwiteka kuzuze ijambo rye ryera, ndakwingira ku Mana ngo Uwiteka kuzuze urukundo, Uwiteka kuzuze guca bugufi, Uwiteka kuzuze kwera no gukiranuka no gutungana kose. Mu izina rya Yesu ndagusaba umugisha ku Mana ngo ibyiza byose bituruka mu ijuru bikubeho kandi bikomezwe muri wowe. Ndasenga cyane ngo ibintu byose byaba bikuriho bitaturutse ku Mana bikurwe muri wowe rwose, ndetse bitatanyizwe kure yawe. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenga cyane ngo umwuka w'Imana kubeho cyane. Ndasenga cyane ngo umwuka w'Imana abe ari wo kuyobora, kandi Uwiteka mwaye Mana guha umutima, Uwiteka guha umutima wumvira ijwi ry'umwuka wera. Mu izina rya Yesu Kristo, Uwiteka abane nawe, kuko kwiza kw'Imana kukubeho, ubwami bw'Imana gusaba ari bwo kubaho, kandi ubushake bw'Imana gusaba ari bwo kubaho. Mu izina rya Yesu Imana iguha umugisha. Mu izina rya Yesu nsenze nizeye, amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba ari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho, urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguha umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi umwuka wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.